ndishimye kuva mbonanye na bagenzi banjye. Imana Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ayo barabatijwe. Narabatijwe mu officail. Mu matora yarandangaye. Officail nabatijwe mu basilamu ndabatizwe. Abasilamu barabatiza. Nyine wawe batoza shahada barakebwa. Niko kubatiza kwabo. Ahandi naho hantu. Officail no mu basilamu. Mu basilamu witwaga ngukese. Banyitaga Saidi. Saidi. Ubu witwaga Saidi. Nako nitwa pe. Saidi. Yara mu bitabo. Umwana akabati genda kwemera nta kintu. Ugahita umutamira. Kako kanya byihuse. Cyane. Abayiza. N'amaraso. Buro ufite amaraso akundwa n'uturemwa. Akundwa n'uturemwa tw'Imana. Ngo turiya. Ngo turemwa n'uturemwa tw'Imana. Uturemwa tw'Imana yaturemeye. Kugira ngo tubashe kuhuza, tubashe kuganira. Maze tugatamira. Ugatamire kakwemereye. Tewisha mananje. Hanije bafite abagabo. Kabati umugabo nta kintu yamariye. Reka cyo nica bayenge njye pisha cyo gukaruka. Imbese wakaza ukitamira. Akaza ukamutamira kandi afite umugabo. Mu gitondo agira ku mugabo se warayagana ati nare kwa garafurere wancyase nare kwa mukuru wanjye. Urumva ariko se pangara ubundi mu buzima bwawe ni ibihe biro byinshi wagize wabyibushye uvuga ngo nabyibushye ndenda guturika wagize ibiro bingahe? Ibiro byinshi rero bye mu bye byari biterwa no kumba nezerewe. Iyo nezerewe mba napima n'ibiro shani kuko ani gusa no kujya ahantu wakubita nk'ako noro kagera bijya genda komedi ifite mbese bavuga bishaza kuvuga ko iyo uvuye gutamira kandi uba wumvita nk'iro 200 umeze nka Yesu nta kintu cyankuraho cyazira. Hari umunyabigwi mugenzi wawe witwa Bartazar. ngo yatamiye twana 400. Mwumviye nkuru neza. Nakori koshwa. Nawe barayutamiye. Banga hari witwa Budumurasi. We yarafite ifamu yatwo. Yafite ifamu yatwo. Ifamu y'uturemwa. Y'uturemwa gusa. Rekase. Yanyakora ko nabaripanze kuko nanjye mbere niba hakurya. Nge narakodeshaga mbere. Gakodesha inzu. None bura upeti bwose power bwose. Birwa mu tubari. Kandi ati twebwe kuva tugize amako tukabona twibera mu nzu tutishyura. Twebwe twijyamiye iwawe. Icyo tabanya akazi tuze kwiryamira wawe. Ifamu ikabera muri ngiye mu gitondo ku isabato cyangwa se ku cyumweru habaga nka batatu cyangwa barindwi. None nangirizo yababona kabase barakobwa batukagana he. Hano hari ifamu. Atari kuri amuko bamutanga. Budumurasi we yarafite ifamu se ifatika. Base abakobwa bakuragana he. Yabasha kubatamira. Bose naye yashatse kudutamira. Akayashaka kumutamiza. Ariko urumva ukuntu isi ari danje. Bose kuba guhemba amafaranga yasaguye amasigazwa nawe akarya kutwana bamusaguriye wavuye aho uvuye. Muri makine fasha. Niba muje kuryama mu nzu mutishyura. Mugomba kwambara kugira ngo atazajya wambara imyenda inda zikazamo cyangwa se umwana ukaza. Bose babaga bambuye. Bose bambuye. Shaka inzobe, shaka umutuku, shaka wa orange, shaka twongeye gusoza ko Daily Dates official aho uri hose mu nce zose zigize igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, n'abantu no mu mujyi wa Kigali n'abantu baherereye muri diaspora cyane. Twakiriye Pangarasi. Nanjye rero ndishimye kuva mbonanye na bagenzi banjye. Imana Yesu ashimwe. Ayo barabatijwe. Narabatijwe mu officail. Mu matora yarandangaye. Officail nabatijwe mu basilamu ndabatizwe. Abasilamu barabatiza. Nyine wawe batoza shahada barakebwa. Niko kubatiza kwabo. Ahandi naho hantu.
Fose uko ya no mu Basilamu. Mu Basilamu witwaga ngukise? Banyitaga Saidi. Saidi. Ubu witwaga Saidi? Nako nitwa pe. Saidi. Saidi. Kundanga mu witwa Saidi? Ntabwo yitwa Saidi kuko ntabwo byandikwa kwirangamo. Iyo bamaze kugusiramura nibwo bakwita izina. Ikigaragara cyo mbere ni wari umusilamu. Wari n'indi torero wasengeyemo. Ngiye bwa mbere na mbere nkiga nageze mu mwaka wa 4 nasinya mu Basilamu. Ukiga mu mwaka wa 4 primaire njya mu Basilamu mba ndabatijwe ni Nyamirambo. Ubwo birarangiye ku ivuko ryabo. Ngeze nangamita njya muri Fose ko nawo ndabananiye. Ubu ngubu umugabo wigiye. Kubera iki wabananiye? Nyine ikibazo cyaho ari amaserire ya nijoro yo kuvuga ngo natajya saa moya saa 10 bigeze saa 2 utahe n'icyo nataga imasoro. Nkaza gusengera hano kwa Jose nkataha imasoro ari wo hano kwa Sebaraje. Asanga ari ibintu bigoye cyane. Na n'ubu ngitone nagifata imfashanyo yawo. Ariko ngo hari umugore mbere mwasezeranye muri ADPR. Yitwa Christine. None se wabaye n'umwe ADPR? N'umwe ADPR. Nganya neze ko ari waje n'impeta. Muri ADPR? Muri ADPR turasezerana twamba dukora ubukwe pe. Uri umukristo wemewe? Nemewe. Umva baranamu arya no kumurahiza. Basa kwambika impeta nyiri akwambika impeta bati ndabasezeranje butazataha. Ariko nazi byamuyoba. Mwanzura muyoba. Nahise muyoba kuka. Neze kwejo muyobye. Niki nemwe bamwita Pangarasi Makangu. Nabonye bitavamo. Ako tugiye cya kivugo cy'abarasta. Rasta ni badai. Rasta ni badai. Ubwo nige rero. Kuba banyita Rasta sibyo? Nafite amadede agera hasi. Mbere. Shanete. Ikajya siporo miriro mu ngaro. Ubwo najya gutya nkafata Rasta ubundi izina ryo kuvuga Rasta ni urukundo sibyo? Utabangamira abagenzi bawe. Usanga umuntu wamuhotera ariko abati umuntu arazira iki kwa muringano. Ubundi ndamutse Rasta bago Rasta never die never cook no was no problem is come today na Nairobi night. Donne grande puissance papa signé sa Pakistan ça y est. Échanger tsimtse échanger karabasti kura majura Canada imana. No iyo ndahiro. Iyo ndahiro no sasa. Iyo kutabangamira umuntu wese ariko bituma ushobora gusanga ngo no murasita kandi Babiloni yikize imisatsi ntazi indamutso yabo ntazi uko rw'abarasita ugasanga nyine ntango atereye gusa cyane yagira nk'ahari ugasanga abangamiye buri wese muri make yigaragaza nk'umurasita kandi atari ari Babiloni Rasta arangwa n'urukundo. Nese ubona muri iyi minsi ukiri umurasta? Na n'ubu bitumbayeho Rasta never die. Senyeri. Bikurumbayeho nanu ndacyari kuko na muntu ushobora kubangamira kandi muranitonze mbana n'abantu bose ku myaka 50 nibi kandi n'utwana uradutamira nkadutamira ntabwo ugisaza kaza kayobye nkagatamira hari ukuntu buyose ariko nagashobora kuza kayobye kayati Rasta bite kuko sinzi impamvu nubwo yaba ajya kuba Rasta bite sekiza numupete kucyangise Rasta bitewe n'iki ndashaka akazi bitewe n'uko mbona bimereye bitewe n'urukundo mbona bifitiye ngenda gukunda cyane nkamujyana muri Zaburi muri Yeremiya muri Petero umukubita icyanditse umwana akabati koko mbonye umuntu koko mwiza cyane kandi aba bantu bari cyabaho warangiza umwana akatajya akajya mu bitabo akemera pe akajya mu bitabo umva nyine bawigisha yamara kugera mu bitabo umwana akabati genda kwemera nta kintu ugahita umutamira ako kanya byihuse cyane ese nabayiza n'amaraso buru ufite amaraso akundwa n'uturemwa akundwa n'uturemwa tw'Imana ngo turiya ngo turemwa n'uturemwa tw'Imana uturemwa tw'Imana yaturemeye kugira ngo tubashe guhuza tubashe kuganira maze tugatamire kakwemereye cyane kakwemereye ntabwo force reka cyane hari akari kakwangira ko gatamira reka umva numwe kwishana uhita ugata muri Yeremiya cyangwa muri Tito
nshobora kumubashya ataje mu ijuru nkamugurira indege mu ijuru kandi njye nawe ufite akambera ururabo akambera teremusi akambera firigo akambera umusego na matera reba nawe nkamubashya umutima wanjye wose ntwara iyi life ariko ntuzi imitoma yawe nyine ese ni nk'ikihe gitabo mutamo yaragiye kwanga yanze burundu ukabona aragarutse hari nk'umwana yenda gushobora gukura yenda duhe hano ku muhanda nkamureba yenda agiye nko guhaha nkamwitegereza nakumwitegereza bite se mukobwa sheri bite se ntisawa mwese amakuru ni meza mwese mu buzima bwawe wumva ubayeho cyangwa se akazi ukora hariko kaba kakubangamiye cyane mwana kandi agiye akazi nkora bampa amafaranga make cyane no kunyishyura biba ari danje habe se mwana ati waje nkagushakira akazi keza kamwigirira gahoro ugenda umwongyonyo kumwongyonyo ugati mvundi mwana kandi ati bigene ukwezi kwageze ntibari bamemba ariko nibo baramutse bampaye ubukaro bwanjye nawe ushobora kunshaka nk'akazi ka 30 cyangwa se nka 20 mwana kandi ati ntaribi no was nubona yenda bakubwiye nabi uzaze nzakwerekana uba wibereye kugira ngo mugihe kataraboneka n'umusoromyi pangarasi uzuryame wisige ubundi ushakira akazi kawe ntuje ushakira akazi ntuje agahita ava mu bitabo ako kanya ibitabo ukaba yabiguyemo ako kanya nkaba mbiguyemo ndagaza ubundi ukagatamira mbasha hari umunyabigwi mugenzi wawe witwa Bartazar ngo yatamiye utwana 400 mwumva iyo nkuru neza nakora ikoshwa nawe yawutamiye bangahe hari witwa Budumurasi we yari afite ifamu yatwo yafite ifamu yatwo y'uturemwa gusa reka yanyakora ko nabari panze kuko nanjye imbere nyiba hakurya njye narakodeshaga mbere gakodesha inzu buriya bupeti bwose buriya bwoba bwose bwirirwa mu tubari kandi ati twebwe kuva tugeze amahirwe tukabona twibera mu nzu tutishyura twebwe twiryamiye iwawe icyo tutabonye akazi tuze kwiryamira iwawe ifamu ikabera hari n'igihe mu gitondo ku isabato cyangwa se ku cyumweru habaga ari nk'abatatu cyangwa barindwi none nanyirizo yababona akabasema bari abakobwa baturukagana ese hano hari ifamu atari kuri mugabo bamwitanga Budumurasi we yari afite ifamu se ifatika abana benshi cyane none boss yaje kuja kuva se abakobwa bakura hagana hino nabasha kubatamira boss naye yashatse kudutamira akayashaka kumutamiza ariko urumva ukuntu isi ari danje boss kuba guhemba amafaranga yasaguye amasigazwa nawe akarya kutwana bamusaguriye wavuye aho uvuye muri makine fasha mufasha niba muje kuryama mu nzu mutishyura mugomba kwambara kugira ngo atazajya wambara imyenda inda zikazamo cyangwa se umwana ukaza bose babaga bambuye bose bambuye shaka inzobe shaka urutuku shaka uwa oranje shaka urukara mbese isura waga uri kuyibona twagiye hariya twidarabye uri kumedita uvuga ati hariya ndatamira niwe njye gutamira nta n'undi barakabyuka bakarya bagahaha babaga bayakoreye urumva nyine wabaye mbese wowe akazi kawe kabaga ari ugutamira gusa no gukodesha inzu mukabyakengiye guhaha ngiye kuzana inzoga we duteke twirire turagenda saa 11 tugiye ku mumotari ubundi utamira ubundi pangara wenda turebe nko mu mibare tuvuga uti wowe watangira kuba warya ku kantu ubu ngubu hamaze nko kucaho nk'imibare nk'ingaho ugereranyije umva mani sinjya gukoresha pe barengana 400 izina ry'Imana birengana 400 ku myaka 50 n'ibyampaye na n'ubu ngubu kandi ngenzana uwemeye umugabo ntabwo ngenzana uwemeye ntabwo nakwemeye uzana uwemeye
ngewe ndaje niwe nakunze ukagushije muri Yeremiya. Bartazar rero we ntago afite iyo myaka. Bartazar we ntago afite iyo myaka. Urumva Bartazar warakurenze. Na munyabigwa ariko nawe muri afite nk'ingahe? Bartazar afite muri 30 muri 40 we. Cyari mutoya. 400. Ariko 400. No we aho bitandukaniye harimo umushiki wa perezida w'igihugu. Harimo abagore baba minisitiri. Nase nagiye nkuru wigeze uyumva Paul Kagame. Oya ntago ari mu Rwanda. Muri Guinea Equatorial. Yego ra. Urahazi? No haba barazi. Umva bahavuga. Aba barasta cyane. Harimo abagore b'umugore wa perezida. Mushiki wa perezida. Hakabamo abagore baba minisitiri. Umwana ko yatamiye. Yaratamiye. Abaminisitiri ntabwo yizondetse. Abaminisitiri barenga 20. Nawe narenze ndagaza. No harimo n'umugore wa se wabo. Akaruwa nyirarume. We yanaryaga kukabuto. Afata na video. Ariko byakabuto. Agapima kamayibungi. Oya. We yagiraga. Yatamira gutwara. Adutamira. Yadutamiraga yasetinze na kamera. Ari kwireba bikazamo byose bakamubona ari kumwe n'utwo twara ari kudutamira mushiki wa perezida bande yarafite n'ikofi buriye yarafite ikofi nawe niwe munyabigure rero uri kuguha uri guhatinga mbega muri cyane urumva atakurenze se nawe yanditse amateka kabisa yanditse amateka ndagasiga ikibazo cy'amateka yawe wowe yanditse acecetse cyane ntabwo byagiye kumugaragara ariko nta n'impamvu ngewe impamvu nyine ni ukubera ko nambura umuntu kwawe yene kwa duhana nk'uko turi kumwe mbega sibyo yene tuvuga nka kabiri mu cyumweru tujya ahandi tundi twinshi najya nshobora kumenya nanjye najya ngenda ntara ahandi kandi nanone akaba imibereho yene no guhiga gusa cyane nta kazi vuga ati birumvikana ukwezi kuragera mbwire boss ati boss ndashaka mane njye kubona mbona mpaye mane nanjye mbe kuba nabasha kwambara neza nsohoke nawe ngo ugende twaba tunabera tubashe kuvuga nafatamo uwumvemo icyo kintu ndabyumva hariyo yambogamizi nyine ibyo bintu ntabwo bikugeraho cyane nta n'itumanaho ufite mbe nagira nkavuga ati yenda uyu munsi niba ari kuwa kabiri mvuga ati nawe gusa nyine dore cya cyiza cyo kuganira ayo makuru urayabonye hani tundi twinshi mba namenye n'icare nko mu kabari izo ndirimbo zikaba zasohoka nkazumva dushyashya hacaho nk'iminsi 3 zandi mu nkaba nazibagiye kuko ntabwo wongeye kuzumva kuko ariko mvuga ati life yo kugira ngo buri munsi zimenye ejo nzabe ndahanaha tuba turi kumwe turi kuganira nkuko turi kuganira muri abajene mbe nazimenya hari twinshi mwajya munyugucyo kabisa nta n'irimo muri abantu babaho biga naye nkunda imitoma cyane pe imitoma vura ngo reyize ngo niyo mpamvu ngo akaje genda yo kamana ndayo ariko jewe ndi kwibaza mu ntakara na kamwe karagucika agaki akaremwa ngo nta na kamwe karagucika harimo uturemwa tuza twarababajwe kujya tumwana ngenge jewe kimba shaka no kwirira ubuzima akagiye ati ngura inzoga mu kanya ati ndashaka byo kujya mu kanya ndashaka kaboshi ugasanga ari saa spingi ndagaso gusa mwana yaraspingaraye gusa mwana yibereye muri hehe kure cyane ntabwo wabasha kumufatisha ati je narababaye ubu ngubu naremeye ntiwacu bakize bameze neza naraje nkaba nibera hano mu kasiye mu tubari n'utusa narababajwe nta kintu wambeshye ku myaka ingahe hari n'abafite 25 30 na 19 hari n'utwa 19 ugitamira baratera amashuri kandi wabo nta kintu babuze aka 19 bari wagatamira ubwo ako kende kashobora kuba nkari ariko vye imyaka 20 akira rata ntukajye naringiye kukugira pangara ushobora gutamira aka 18 aka 17 bagahita bakujyana arabizi ni 22 25 30 cyane barakubya burabakubye kabiri kuri we nose 25 ubu ufite senkani kuzamura urumva bakubye gushaka ariko se pangara 52 wagiye njye ntabwo nagenda mani oya wagiye pangara si ni muto ubundi imyaka nubwo ushobora kugira imyaka 100 sibyo ushobora kuvuga ati gerekana ishyira mu mutuzo urumva ishyira mu mutuzo ukumva ibyizi byose ukabona nta kintu birinda binamaze dore cyo narinde kuvuga imyaka wayisunitse imyaka wayisunitse ariko je ku bwanjye numva ndi no life urone usigaje gutamira nk'utuntu nkatungaye
kudutamira rero biterwa n'ukuntu aba kwikundiye cyangwa se bitewe n'ukuntu wayibonera akazi wanye n'abantu neza ubu ushobora kuza nkakubwira ati bose njyewe ndashaka kugira ngo tubane nawe nkakubwira byose yewe nkodesheje n'ako kazi nkabemo nkakubaha niba ari inkweto nkaza nkayikubukamye ati ndashaka kumesa utwo twenda mbese ko ngenzi kugera nkoze imodoka nkaba nakumesera nkaba nanagutekera kandi ati ndashaka iki n'iki nko kuri weekend wabonye nk'umushe nawe ugomba kugusura kandi nkaza nkabikora ukishima cyane ukabikora neza nkabikora akazi nakubwiye ngo urabona usigaje gutamira nkatungaye se biterwa n'iminsi Imana yaguhaye Imana aracyariho sinava ngo zapfa ejo sinabimenya ushobora no kugira imyaka 300 cyane cyangwa nkihumeka ese mu 300 waba ukibasha gutamira kandi ngenda nihinduranye ega abagabo ntibasaza abagabo barasaza mara njye niboneye umusaza ndumirwa nanjye wunamye ariko abasha kurya ka biterwa n'imibereho izina ry'Imana abasaza njye navuganye n'umusaza hari umusaza njye wigeze kumbwira ati mba mfite agahinda ese agahinda kahimuze mba mfite agahinda kuko iyo umukecuru ahindukiye natekereza ko nta kintu ndi bumumarire amarira ahita areka mu maso uba kibasha gufata akantu biterwa n'imibereho aba yaravukanye sibyo cyangwa se n'ibitekerezo aba afite ariko njyewe mbitse mu tondo avuga ati man umpaye kuramuka wambwira nabi ndabyemera wambwira neza ndabyemera sinjye ndakara ntabwo njye mu bibazo byo kurakara cyangwa se ndakare mugenzi wawe cyangwa se ngire nk'ahantu ngo nigumye mere guke se man ejo bizagenda gute ko naburaye ko nta mwenda ngira umugore wanjye yaracitse asigana abana b'iki n'ibiki byose bihita bitera inyuma ubundi ugasigaye wimere gutyo areze gusa areze nyine ukagerageza gutuza mu buzima rero ibyo bitarayifa nta kwiba nta gusaza ariko kuko nyanjye ndeba noze Pangarasi afite imyaka 52 hafi n'itatu ako ukuntu agaragara ntabwo bamukeke hari benshi bajya bambara akabatise biriseriye twaraburanye kera cyane twakoranye akazi ko mu rugo akamase Rasta niwe wati ese kuki udasaza nkuri kw'Imana pe Jesse yasaza ati ko njye muzi kera cyane n'abantu twatuzanye kera cyane bamwe banapfuye banashize bose byarangiye nkabata abo ngabo n'igihe cyabo cyari kigeze cyane ariko ati giye igituma napfa cyangwa se igituma nasaza nuko mara nishize mu mutuzo cyane no stress byose ndabyakira iyo bije ugomba kubyakira nyine uko kandi nkihinduranye cyane neza kabisa sinsaza singiremo mbese niko wibereye ko cyangwa nibereye Pangarasi umutuzo afite inkuru zitangaje none se urabona ufite 5 urabona ku mbaraga ufite ukuntu ikibugu cyataka jewe imbaraga ngende zifite kuko akazi kose ngende yamenye nje ndi kuvuga ikibuga cyo gutamira ndi uwa mbere kuko baranamwihamagarira barananyihama iyo ngeze kidudu abati makangu yaje masoro makangu yaje ariko ngo zanzoga zitwa ngo itegeza kidorodoro harakitwa ituro ni ikigage hakitwa isango hakitwa kakanорesi urumva hari urwagwa ujya muko bega mu kigero ugezemo bitewe n'ubushobozi ufite ushobora kuba afite milibare minota igihumbi aho ati njya gufatamo ubupeti 3 bw'itoro si 900 ndahita afata muri fege y'izijana kandi nkumva nta n'ikibazo none y'amafaranga ushije 900 ndasangira n'abantu bangaye nka 3 cyangwa 4 aho ngaho bavuga ati Rasta ko makangu ko nta n'ibindi nta kibazo none se kiduruduru aho kiduruduru waje ufite igihumbi ukaba wanywa ukanatamira bitewe nuko hari ugukopa hari ugukopa ufataniya nakideni urumva biterwa nuko wahitwaye igihe umuntu wanjye dusangira nagiye nakubiswe arangurira nawe yakubiswe nawe ndamugurira kabisa ushobora kujya bafite amafaranga inote y'igihumbi yenda nawe afite 5 cents cyangwa se icyo gihe yakoreye kandi ati mwati njye ntabwo napfisha ubusa kandi nawe akubatamo cyane nawe nakorera nawe mfite amafaranga nawe baguhereza ntabwo ugura wenyine nawe arakugurira yamara guturika neza yaturitse mwatwitahiye none wazi n'ukuntu ujya umukorera mfasha akavuga ati mwati wenda nakwemera wowe none se ifaranga ntabwo upfisha ubusa ubundi ugira igihe cyo kujya ku mukabari wowe ujyayo usanga saa 9 saa 10 buri gihe
buri munsi ugomba kujyayo. Mba nanze kwicara mu ikasiye bakwa kuvuga ati njye kwicara mu ikasiye cyangwa hano kwa boss ni kuko kwa boss simarara akavuga ati bore kambe nagiye ndambura nabwo nagiye nirebera n'imisozi n'isi yose unamenye nayo makuru na twaturi bavuga ariko uko Kigali ushaka gukubitwa n'inzara wajyari hari ubutaka bukaguhumurira Ndegaze bakaranga basanga nese ubutaka bwahumura ugahaga ubutaka buraguhumurira ugahaga se nazamado kubona na misozi bona abantu bona ukumva yanza irashize kugira shize oya nyine wibagirwa wenda kwifita ariko ntabwo nyine ntabwo ishira nyine ariko ntabwo bikubara umwanya tu babana umuhuye hari nagusanga noneho urenze none ugene nihebye cyane cyo koza icyo nemera cyo ushobora gukatamo ugahura n'umuntu wareba we uko ameze ugahita wisubizamo icyizere wari wihebye hari ugera ugasanga yabaye atya yigunze kandi kijana afite ariko wowe ntabwo ujya ubikora ariko none wowe ufite inoti yawe igihumbi ukabata indi minisitiri ndayoboye hari igihe ufite igihumbi ukavuga ati ndayoboye kuko iyo cyari wakuze icyo cupa ryari bitetse hariya undi akaza kicara ariko narigunze ahubwo akuzafata imana tuwamaye tugafege arasomyaho none se babahari akicara ntabicara ariho yaje nyine avuga ati ngurira cyangwa se nanjye ndagura wamaranye kumuheza ku nzoga amaze kunywa ukabona haragutse ari igenda ndabyumva cyangwa se ukabogeye no mwese ukabogeye no kurya hakaza nk'umupeti nk'umuntu umeze nakabati imana ati jye nabwire akabyahise wankopye ko ejo nzagweza ati wapi warya ukabati imana ati nahise ikifusheti nawe utamireho niko ni rwo rukundo niyo mpamvu ukiri Rasta teramo kabisa apa ngara uzi kuri Rasta nakuriya nkavuga ati mwana kumurabura mu nyarico yice haragiye kinini cyane nta umusomya wama kajya cyo akiri teraho nawe papa nakanga ejo nawe akajya guhiga yahiga yabonera turiya mucama yaransomesha cyane pangarasi abantu neza burya bigaragara kandi burya niyo urukundo n'Imana yayo hari ukuntu bigenza iyo itagwamo amafaranga cyaje icyo guha abantu cyangwa se igihe cyo kuraba kuko urumva aracyabayeho nta kwiheba sibyo imyaka 52 kandi genza ahora ameze gutya inkuru musoni mudamu nzamuzana murebe aracyari mupeti muto afite imyaka 25 deka yageze ari mu kazi barikanga n'amabuja murebye arikanga na boss namuheje boss ati niwe mugabo we koko niwe mugore wati jewe twabyanye abana babiri kuki mwatandukanye ati mishitani yabitwe ariko icyo nakwifuza nanjye numva nshatse kumureba icyo nakwifuza nuko yashaka inzu gukodesha abana akabarinda amashuri tukanya tukabana nta n'ikindi kibazo cyane ariko ejo bundi duciye uri kumwe n'akantu ngiye gutamira urangije utubeshye ukuntu ngo ari we mugore wawe ntabwo kariko hari abakoze mistake uwanjye ni munini yose utabeshye ubundi wawe arega abantu bagomba kubabwiza ukuri ngati ni madamu kubwira ugasanga gusa cyangwa se ugasanga aragize gute n'umukobwa muri kumwe ntabwo uhita umwihakana ntabwo umwihakana iyo mwihakana ntabwo ari butamire iyo babwira ati ntabwo mpuze se bakahita bamukuriza niyo nababwira ati iyi ntabwo ari uwanjye naravuga ati ntabwo atewe ishema nanjye hari igihe baba bafite abagabo bakabata umugabo nta kintu yamariye reka cyo nica bayinge njyangiye kwishakira ubukaruga mbese wakaza ukitamira akaza ukamutamira kandi afite umugabo mu gitondo yagira ku mugabo se waraye agana ati nare kwa garafurere wanjye cyangwa se nare kwa mukuru wanjye wimbaza ibintu byinshi cyangwa se bari banamfashe cyangwa ugasanga nawe wenda umugabo we ntiyatashye nawe ntiyatashye birashoboka izo ni ngo zose ziba Kigali nihigira hasi buriya Kigali uyibona ute ubundi Kigali rero kuniteye nayibonye nta muntu wibaza kunda afata isura mu bite gutya na gutya nuko yasanga uhawe n'ikibazo mbega ntawe wita ku bibazo byo ugomba kumenya ku bibazo byo kabati man iyo mfashe niba nakazi igiye gukora mbona udufaranga wakwambara nabi wakwambara neza Kigali nta muntu kwibaza umuntu yatambuka kabati nta bintu byo kuvuga niba wabaye n'umusazi ati birabibaho byarabaye mbese ntabwo ugera hano Kimironko cyangwa se no mu byo ugasanga ni umuntu mwiza kandi yarangije university yararangije ahubwo asanga ari umusazi yararangiye abantu baba barimo cyane mu muhanda nk'ubu hano ijya hamujama icyo hano hirya university yarayirangije iwabo n'abakire
ni umuntu w'umusore mbega ufite imisatsi y'imvi ariko kubera itabi byaramunaniye kumva. Hari abapeti benshi ba hano mu karitsiye usanga barataye umutwe, niba yinjiye iwabo mu gipangu agacunga mama we cyangwa se papa we, yinjiye gato umwana aterura televiziyo, usanga aterura ampure, usanga aterura nuko baba bakize nyine n'ubundi iwabo bafite amafaranga. Byaramwishe. Nihe nama waha urubyiruko ko wumva nyine ibintu biba bitoroshye? Iki kintu wabwira uvuga nk'umwana wawe ati mwana wanjye ariko umwana wanjye ukora ubushobozi yenda nawe afite, nihe nama wamuha? Je niyo nshaka iki namutoza namujya ati mwati uzareka itabi, uzareka ibiyobyabwenge, ubundi wishakira iki, wishakira umwuga kandi uriya mwuga uzagukiza cyane. Umwuga nutajya mu itabi uriya mwuga uzagukiza. none nanjye nkawe ndawuzi, nk'uhanyiba n'umudamu wanjye nabaga mfite nk'ubuceri, nkajya kujya nkagura ifarini, amavuta, nkakora amasambusa cyane, uducapati, agafata indi nanjye nkafata indi nugacamo agacaho akagenda nawe. ubundi kuki ibyo bintu biza ukaba utabikora? Pangara, ikibazo mfite kubera icyo umuntu wese unywa itabi avuga ngo ntabwo umwana wanjye namugira inama yo kunywa itabi. Nyine itabi ni kwa kundi kwa firingi. Firingi ushobora nko kujya nk'ahantu itabi mbega sinzi ukuntu riza, kuko buri wese urabona agenda, ariko amata aba aratandukanye. Hari ushobora kuvuga ati bo ugende kujya ku itabi kwisiga, bitewe na bya bibazo uba ufite mu mutwe wawe, ukajya mu bintu byinshi, cyangwa se ukababuze nk'umuceri bwo kujya gufata imeranje yo kurya. Yafe gifashe ukayinywa ikikubanyiriza ibibazo byawe byose wumva wari ufite mu mutwe. Tumucirenga gatuza. Niba ufite umudamu wagira mu rugo agatajya umunyu, amavuta, urusenda, icyo kurya cyabuze, yewe ukaba ufite nk'inote y'igihumbi, ukaba watigenda icyo guhaha icyo gitoki cyangwa se ibyo bijumba, araza kubwira ati ariko nubwo hasi uciye icyo gitoki hari ikindi kintu kibuze, ukifatira ifegi yawe nyine ugatunga ati ibibazo byose ati mwana ati ibyo ngibyo nuko byagenze biraduhaza, nuko byageze muri make byoki. Mbese fegi gufasha gucira nese umwana ntabwo we guciringa bikeneye. Uriya mwana rero wabyaye cyangwa se n'undi wahandi, iyo yafegi ibonye wowe wirinda kugira ngo umubyeyi ati iyi fegi uzayinywa, abwira ati mwati ibi ni bibi, ibi ni bibi, yabikora akamenya yuko ari bibi, ariko uramutse umenya ko ari byiza. Kimwe n'umwana ushobora kugera nko mu kabari wagura inzoga yenda uri kumwe n'umudamu wawe cyangwa se uri kumwe n'umwana nyina gutanye, ukagura inzoga ukayimusomya, burya byandi nabyo ni bibi cyane. Ati ibi ni bibi mwati, ibi ni bibi, twebwe igihe cyacu cyarangiye, ariko nkaho ukiri mutoya ibi ni ibintu ntuzabikwa ntuzabinywa. Umwana akabikurikira baza agakura yumva yuko ari bibi. Niyo yabikora akaba azi yuko icyo kintu nyine ari kibi cyane. Irya mukuru. Ubwo urubyiruko warugira inama? Urubyiruko nyine burya rero usibye ko nyine ngo nawe hano wahanutse, bamaze guhanuka byararangiye. Urubyiruko rwararangiye? Oya, si urubyiruko. Hari abantu baba bari mu rubyiruko, noneho bamwe akaba ari abana beza cyane, nkamwe mwimereye nko mu itabi, yenda ukabananirwa mu rugero. Burya n'ibiryo ushobora kubirya byarenga urugero bikaba byaguhindura ibintu byose bibaye byinshi birapfa ukarwara. Nk'umwajya yaramigeze gukora nkora akazi ko mu rugo, mpamvu ushazana ubuki ngo ni boteri, kashyira mu isafuriya, shyira kuri gaze hariya, ubuki ndabucanira, ubuki burabira. Umaze kubira byararenze, ninjiye muri salo mpamvu mpamagaye sanga ubuki bwose bumenetse he ku meza aho twatekeraga. Bwa buki narabufashe, ubuki narabutamiye, ndabutamira koko. Urabutamira uravuga ati wenda niba ntangata yuko bwamenetse mbe naburiye, ndenda guturika. Gusa ikintu cyambayeho naje gushiduka, inda yatangiye gushishuka. Reka yatangiye gushishuka, yaje n'amagaragara. ubuki ni bubi. Noneho numva mu buzima bwanjye numva ndi guhinduka. Ubuki kuryo nasigaye mbureba gutya. Uzikora abantu bava ku buki se? N'inyama buriye ushobora guteka izo nyama wanarenza igipimo zikagukora cyane. Kandi nanone burya ikintu bita amagi, umuntu uriye amagi 10 nawe ukarya igi rimwe, burya mwese mwamuriye kimwe. Ariko waba yahaza ufite abayahaze ko ya magi 10 araguhinduka. Ayo magi 10 ni menshi adafite umumaro. Ntaba afite umumaro. Burya igi rimwe riba rifite
umumaro kuruta amagi 10 cyane kuko mwese mamuriye kimwe. Niba umuntu aje akagura nk'inyama 10 cyangwa se inyama 5 wowe ugafata ya nyama imwe gusa sandi nyama 5 uriye hakonyama mugiye kutubeshya nibyo ariko ibintu byinshi ntabwo ari uko bifasha ntabwo mubeshya wa wundi wari inyama imwe nawe wari inyama 10 vitamine irabarimo tangara wabyize genda bizi iby'amagi byo ngenda bizi ariko iby'inyama none se icyo ari kukubwira nuko iyo wafashe ibintu byinshi birengeje urugero si ngombwa gufata byinshi 10 ntabwo ari nyinshi mfasha nyine ni urugero ese ubwo inyama 10 n'umuntu urya agakoko none reka nkwereke si ibintu bitihuse uzafata isahani y'umuceri si umuceri n'agafiriti yenda tuvuge no muri restaurant nishyura inoti ya 2 naye ze bati bo ndashaka umuceri n'agafiriti kinote y'igihumbi nuzi ko afashe yabiyeni ya 3 naye y'igihumbi ntituzaturiye bimeze nyine tuzaturiye rimwe ariko ntabwo tuzahaga kimwe ntabwo tuzahaga kimwe ariko ushobora guhagaza icyo kibazo guhakana kwa icyo kibazo aho urariye nyine ariko aho ngaho nizera ko intungamubiri zizavamo ntabwo zizaba zinga kimwe ushobora nko kuvuga ati njye nageze nko mu kabari sibyo mu tubari mu mbari bundi bakita imbari namwe ikesi ya mitsingi bamwe ikesi ya mitsingi y'amacupa 22 nanjye nanyweye amacupa 2 ariko nanjye nanyweye mitsingi kandi icyo wowe niyo principe ugendera mwese niba mwafashe ikintu mwagifashe sinangombwa ngunywe byinshi cyane nubwo azukagura kamwe fata n'icupa rimwe wakoresha nanyweye mitsingi 5 nanjye nanyweye mitsingi nese ariko nanjye mitsingi nayinyoye si unywa inzoga kugira ngo ufate ku gifuri oya terwa n'ibibazo cyangwa se inyota hanyuma dushaka guhura yera tukavugana nabi kandi bitewe n'ibitari gushoboka none ukamara kuvugana nabi nkabati kugira ngo nanjye ntushe ibibazo uko batuvuganye nabi garure basi nkagarure murare hagira nkagwa kagacupa kamera yasigara nkaba bati karafure cyaje twavuganye nabi kandi ntabwo byagombaga kubaho ariko kinga nta kibazo Rasta bita birangira ku kanya cyane kimwe nuko hari n'abafata agacupa ari inyota kazuba katse akageza akavuga izuba rikaka kavuga ati kanshaka agacupa amazi nabyo nta kibazo tego bura agacupa burango hari umusaza nzi amaze hafi imyaka 2 kuba yafata ngo amazi ngo yashyira mu mubiri we ni ikibazo cyane ya mazi nyine ntabwo yenda ashobora kuba atari noneho ikintu kimubara inyota sinaka kantu wera biyanti ni mumara inyota noneho ikintu ukumva kidafite n'ishingiro cyo kuba cyamumara inyota kindi gikakare we ngo asoma kuri rabiyanti akumva inyota irashize ni kimwe nko kuba ufite ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa ibyo kurya mbega tuvuge n'urugero pe inzara ibaho ukaba tujyaho kugira ngo mfate ibyo kurya nifatira ko kunywa kandi nturye harimo nk'ababosi benshi bashaka ibyo kurya nk'abantu baba bamenyera inzoga cyane burya ntabwo bakunda ibiryo burya abavuga iti hari umutipe ugomba kugera akatuka mu itorero ibere mu kabari paka ari ku icupa ry'inzoga cyangwa se ariko hari inzoga zirakwica zigeraho zikagufata ariko ziragufata ngo genda nibwo yazana ibyo kurya agakoramo ifurusheti imwe gusa yasi ifurusheti ebyiri kwa ko niba utamunze gukagira muri ayo kurya none yakubitamo amafurusheti 3 cyangwa se 3 akumbara hasi kandi asanzwe gazinywa ntagire ikinabo ariko ziragufata oya kuba zimufata ntibyabura ariko hari abantu nyine instead yo kuba yanywa yarya vuga ati genda inkwe ibyo kurya bikeya ibyo kunywa byinshi abari bwibonera ko kunywa kuzasanga benshi birira utuburusheti kandi ntabwo ari ibiryo mukabara ari cyane mukabari akinywera byeri nyinshi n'utuburusheti akabenzi cyane ariko ngo buriya ngo yuriye ngo ntabwo inzoga gufata cyane ntabwo gufata ntabwo ari byose yesu uzagenda uryuwa umuceri n'ifiriti ubundi akabenzi kari akabenzi bateka hari icyitwa ibishabiro ni ibikize ni rwa ruhu rw'inyuma ndarureba rwikaga akabenzi none iyo ugiye ukagura nk'ibishabiro 3 by'amafaranga 600 cyangwa se 900 ukabirya kabisa inzoga uranywa ukanywa n'ikesi cyane ntabwo gufata cyane inzoga ntabwo zisindisha izindi nta nzoga idasindisha bakubata ni sarukoro se ni alcohol indi nayo ni alcohol ugareba volute 5 ni volute 5 ariko iyi ngiyi y'umwezi ngahise n'ibyiko urabona mitsingi cyangwa se iyi ngiyi burya mitsingi burya nanone ntishobora gusindisha ku izi ngiyi biba zirutana nango iyi ni y'abagore
nanone birabyuma gusa kuba ayikunda ikamara inyota byari kera imara inyota Knowless benshi barayikunda n'indi kaza ahubwo iganatuma wumva uhaze urumva ariko se pangara ubundi mu buzima bwawe ni ibihe biro byinshi wagize wabyibushye uvuga ngo nabyibushye ndenda guturika wagize ibiro bingahe ibiro byinshi rero yamubwiye byari byo biterwa n'ukuntu mba nezerewe iyo nezerewe mba numva napima n'ibiro 5 kuko hari igihe ushobora kujya ahantu wakubita nk'akantu none ukagera hirya genda komeye dufite mbese ubwo bishatse kuvuga ko iyo uvuye gutamira kandi uba wumva ufite nk'ibiro 200 umeze nka Yesu nta kintu cyamuraho kirazira umugabo nta kintu gishobora kumura kuko iyo wanywa inzoga nk'indi cyangwa se iyo ari yo yose kugira ngo ukwiduka bati genda komeye kandi ubwo nta biro se nk'aho ufite nta n'ibiro veni ufite ahubwo niyo ya nzoga guteye furi wiruka ku munzani ryari ntabwo wirukaho kirazira nawe ujya ku munzani njye mpfa kumva mbyutse nuzuye iyo mbyutse nuzuye mba nta n'ikibazo mfite bati ndashobora gukaraba mu maso ndashobora kujya gushaka akazi nkabone ubuzima bwanjye ari ubwo ngubwo mbere njye mfite nk'inoti yanjye ya 2 mu mufuka mba numva isi yose ari iyanjye yera ku gihumbi bifite 2 ako numvishije 2 byakunywesha ukarya ukanatamira kuko bya 2 bifite ku mufuka ntabwo nashobora kuza kandi mu buzima bwawe ibintu bitatu ibyo bintu nibyo bitatu by'ingenzi ugenda byawe byanjye kurya kunywa ubuzima cyane ubuzima gutamira gutamira ni umunezero uvuga uti wanezerewe ariko buriya umuntu wese wanyweye abanezerewe iyo udafite ibibazo kubona ikintu ushobora kurya kumva nta ngaruka kikugiriye kandi ukabona acamo ati Rasta bite se cyangwa se muzehe bite byawe ni sawa ariko afata ko muzehe ntari bite kabisa ukabona ko amagati n'umurangira karaka se n'inaguha akazi wumva wishimye cyane dusoza urumva umwaka ugiye kurangira urabona intego wari warihaye umwaka ujya gutangira warazigezeho intego yo nshaka gufata rero sibyo ugiye kuzifata ubuze buriya abantu bajya gutangira umwaka wiha intego ukavuga ati wenda muri uyu mwaka dutangiye uzarangira ngeze kuri iki kintu kuri iki n'iki ibintu wenda wigeze upanga plan umwaka ujya gutangira nyine biriya byose ni Imana ubisaba ariko nyuma y'Imana nawe urapanga ndavuga ati Imana hariho uyu mwaka ugiye kurangira tuvuge n'urugero sibyo hariho ababigwije bazabisiga cyane bazabisiga pangarasi yoroshye ibintu nibyo bazabisiga ndavuga ati Imana jewe umwaka nurangira yahise nuko utangira usambe kwiberaho neza nubwo nta kintu nawe afite usambe kwiberaho neza mbari n'abantu neza cyane mbese wowe iyo niyo plan ufite mu mwaka usaba ubuzima no kuba wimereye neza neza usandinde kwiheba no kwiganyira usandinde kubwira mugenzi wanjye nabi usandinde kubangamira mugenzi wanjye ibindi byose bizizana ikintu ahubwo navuga kuri pangarasi hari ukuntu nyine umuntu wamureba akavuga uti urabona wenda tazi ukuntu bimeze pangarasi ngo yacuruje mu isoko pangarasi ngo yigeze gutunga amafaranga n'igisenyi narahakorera aho pangarasi miliyoni yamuciye mu ntoki yarayifashe kera kandi yakabinca mu ntoki amafaranga aragenda kandi nanone njye nkunda kugira impano yo kubona akazi gusa ko nta karamba nose pangara tubwire pe kuko ni situation ibaho ku bantu benshi ni ibintu nyine biba cyane ugasanga nk'umuntu nyine inoti zaraje pe ariko nyuma ntumenye ukuntu byagenze ni iki kintu nyine ubundi ubona kibiteye ni kiba byaratewe n'iki burya rero umwana burya haba inyatsi cyangwa se yenda kaba gushaka inyatsi burya iba byanyabyo se cyangwa se gushaka nabi cyangwa se gushaka umukene hari n'uwagiye ushobora kuvuga ati nk'uwo mudamu wanjye ndikuvuga ati genda ashaka kugaruka yagiye kugenda mu rugo hari 80,000 yuzuye nyiriza byati ukwezi kwageze singi cyo cyo kwishyura umudamu kandi ati amafaranga yo kwishyuza arahari haza kwikubita nanga nkambonye akazi nakubitana na 5 nkajya nkamukubita 2 amafaranga agenda yiyongera ariko sinzi ko shitani yaje kuza kubivanga
shituka yagutse. Tangara njye nakubaza ikibazo kimwe. Nk'ubu ngubu umuntu araje akubwira ati akira miliyoni yakunyuze mu ntoki. Yanyuze mu ntoki. Sibyo? Ugeze kuyafataho. Ni irihe kosa utavuga ati iki kintu sinakongera kugikora, ese ayo mafaranga wayamaze iki? Ubundi kosa rero si ukuvuga ati ni guhemukira mugenzi wanjye, ni ukujya gusambana, sibyo? Si ukujya ariko wowe ntabwo ugisambana. Genda tuvuge byanashoboka kubera imyaka yo kuba wasambana warayirenze. Ubundi hasambana abantu batabyemerewe. Ariko ikintu cyose cya mbere Imana yavuga ati jyewe ukuye mu buyobe, ukuye mu bintu bibi, iki byose nubwo wajya gusambana cyangwa ukajya kwica cyangwa ukajya kwiba, Imana yavuga ati genda guhaye muheje mani, icyo wakora cyose amafaranga araza. Muri make wowe Imana yaguhaye ubu ngubu tuvugana, ikihe kintu wayamaze? Ndamutse nyabonye ikintu cya mbere naramaze, kuko ubundi igihe namaze hafi nk'imyaka 40 ntarabyara, nta mwana afite. 40? Wabyaye uri muri ngahe? Muri 50, hafi muri 45 gutyo. Ngiye ikintu cya mbere nakora ni gufata bari abana banjye babiri, abwira umugore ati nubwo yenda ugatanga kwabandika aya mafaranga mfashemo igice, nubwo yagenda nkahereza umurenge cyangwa se nkashyira nk'ahantu hafatika, nkabata amafaranga nazarira abana banjye. Tuvuga ubahaye 500. Bige ikintu z'abanyiriho bige bambare. Ariko ikintu cya mbere nakora nuko bazamenya ubwenge nabo bakibeshaho cyane, ugatuma biga bakarangiza. Nacyo kintu cya mbere nabanza gutanga. Ahubwo se icyo kintu kubera iki utavuga ngo aya mafaranga ndayafashe ndashoye ngiye gukora ikintu ahubwo kizatuma babana biga, nawe ugakomeza ugakora ukanibesha. Iyo business kuko kuri ubu ngubu ahantu ibintu bigeze, ntago amafaranga 500 wavuga ngo aratunga abana bige nyine, ntago amara igihe, nta nubwo bayamara n'imyaka 3 nyine. Yena ni igitekerezo cyane, ariko nyamutse nyabonye najya hirya y'inkengero zino mujyi kagura agasambu, nakura agasambu nagira amahirwe neza ko nkabona Imana imaye icyumba na salo, kandi nkubita mu rufunguzo gafunguka mbona muri salo yanjye. Ubundi nkagura urwo rukwavu cyangwa se iyo nkoko cyangwa se iyo ngurube nkabishyira hariya, nanjye nkareba umwuga nakora. Nicaye hariya mvuga ati ntabwo Pangarasi azi kudoda, ntabwo niri ubusa, ahubwo uwo ni wo mushinga. Pangarasi azi gukora amacapati. Tubona mbonye udufaranga ushobora kujya nkara ku isoko nkagura iriya myenda bashyira ku nkweto, nyuma kuyigura nkagura kora amasupavu, nkagura na kara kamashini gaposa inkweto, nkaza nkicara hariya nkajya nkora turiya dukweto tw'abakobwa uzi kudukora dukomeye twiza cyane, dufite n'amabara atandukanye. Ubundi amafaranga nkayabona cyane. Icya mbere ni uko yakoresha. Ubundi nkirinda iki? Nkirinda barabako ziranye cyane. Udivuge neza, rivuge neza. Nibyo zirandanze iki nicyo kintu cya mbere. Icyo nicyo kintu cya mbere cyo kwirinda. Bari umugore wanjye agarura abana mu rugo, menye ko turi kumwe, nani nicara nakana kwa meza hariho n'inkweto zanjye, ndi gukora inkweto, mfite udukoresho, ntabwo najya mbura amafaranga cyane. Gikomeza ariko ukore nicyo bisaba. Na nubwo ari ikintu cy'abati icyapa nkajya mu isoko nkajya nagurira myenda yo guhindura inkweto, ntabikora. Ntakora udukweto twiza cyane pe tuberanye n'abakobwa n'abagabo. Pangarasi afite ubumenyi bwinshi bwo gutuma yasaba ibintu. Asi ibyo bintu wabyize mu gihe nuko biba zino nkweto ndabizi, ko nagira mu isoko nkagura imyenda, makugura imyenda, hazi n'inkweto nkayishushanya neza cyane. Ingofero nkayishushanya neza nkayidoda, twese nkadukwa nkashyira ku isoko. Ariko nihandi ushobora kugenda hino kubera ubukene nkaza nkakora imwe umuntu akatereka ngo esenke cyangwa inote y'igihumbi kandi ayimuhaye tujya gutamira. Ariko navuga ati njye mbonye udushoro nk'utwumbi 40 cyangwa 50, nkagira nkakora ingofero 10. Hari umuntu akavuga ati ngiye ko mfite hano zino ngofero najya nzijyana, najya ngwa komande ukamizana nk'ingofero 50 cyangwa se 40 wakoze, cyangwa zino nkweto wakoze. Nakwa ko nakoraga rumwe umuntu akaza akaruhatire kandi ugure akarujyana. Byabayeho kuba bakora urukweto bakaza bakarugura. Barazigura. Ariko arije nkuru nk'umuguru umwe umuntu akaza reka nguriza amafaranga 400 cyangwa se 500 akatarujyana. Ejo ngo nyanga kurundi. Ariko mvuga ati jewe
ni udufaranga mbonye n'agashoro mbonye ngiye gukora ngiye zisohora ari imiguru 20 cyangwa se 30 ajyanira hamwe mbone ko amafaranga atubutse nanjye nabaho neza nta birashoboka ariko kandi icyambere ni ukwizera Imana kandi kwishyira mu mutuzo ugakora kadushimira abantu badakurikiye cyane na Pangarasi tumushimire hari haceho iminsi mani ariko nanjye iyo yamaze iminsi tutabonana mba numva ntari muri mudu hari haceho iminsi kuko n'igihe mushobora kujya guca mukamana n'akazi birashoboka cyane ese nicyo wumva ubundi iyo turi kuganira wumva umeze ute haba harimo ubumenyi bwinshi kandi nanone haba harimo udutekerezo twinshi cyane two kuganira nanjye mu mamagaye mba numva nishimye reka uvuga ati bavuga ati baraho garafurere bamamagaye kajya numva ikiganiro cyabo twiganirire bingine n'iminsi yo kurama cyane byoroshye ubuzima n'iminsi yo kurama cyane dushimira wowe wadukurikiye dushimira Pangarasi hari abantu bari baravuze ngo Pangarasi imeze biti wigeze kuhanyura twizeye ko iki kiganiro cyabashimishije tubashishikariza gukora like share comment subscribe turabakunda cyane